Nongeye kubaha ikaze bakunzi ba yago-tv-show YouTube channel. Uyu ni wa mwanya tubagezaho amakuru y'ibyamamare byo mu Rwanda no hanze yarwo mu kiganiro cyitwa Star Voice, aho tubasha kureba inkuru za trendinze kurusha izindi muri iki cyumweru gishize. Mbahaye ikaze kuri yago-tv-show YouTube channel. Kuri mikro muri kumwe na Blaze ndetse Kerry. Tugiye kurebera hamwe inkuru za trendinze cyane, duhereye kuri gitaramo cyabaye nimugoroba cyagaragayemo abastari baririmba injyana ya hip hop mu Rwanda ndetse bakunzwe cyane, aho hagaragayemo udushya dutandukanye. Performinzemo abahanzi nka Bushali, Kevin, Bulldog, Oda Pasi, Kivumbi-king, Mutoni ndetse n'abandi benshi batandukanye. Reka tugaruke ku dushya twagiye turanga iki gitaramo. Nkwaye ikaze Kerry. Murakoze cyane bakunzi ba yago-tv-show kubana namwe kano kanya. Ijoro ryo kuri wa gatandatu tariki 17 Nzeri 2022 ryasize urwibutso rudasanzwe mu baraperi ndabase n'abafana babo nyuma yo gufatanyiriza hamwe gucengerwa n'iyi njyana ikora ku mitima y'abatari bakeya yaba mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no muri Eastern Africa ndetse nasize nabo ku mugabane w'Iburayi. Ni mu gitaramo gikomeye cyiswe Rap City cyabereye muri Beka Arena mu bihe bitandukanye. Bamwe mu baraperi barimbye bumvikana ko nubwo injyana ya hip hop bakora idakunzwe cyane, ariko nibizatuma bahindura umurongo bihaye kuko ari ibintu bakunda. Iki gitaramo cyaranzwe n'udushya dutandukanye. Bushali yagaragaye azana umwana we cyangwa se imfura ye y'umuhungu yise Bushali yise Moon, aho abantu benshi batunguwe cyane, benshi bakavuga ko imfura igenda nka se. Umuraperi Bushali ajya arangwa n'udushya twinshi dutandukanye iyo ari kuri stage ari gukora ibitaramo. Uyu mwana yahise amuhereza beat akimara kugera ku rubyiniro, maze atangira mu ndirimbo abafana be bakunda harimo izitwa ku gasima, maze ibi gitaramo rwose ubona ko kimeze neza cyane. Uwitwa Oda Pasi yinjiriye mu ndirimbo ye yise Ibyatsi. Indirimbo yitwa Ibyatsi urayibuka? Ibyo byatsi ndirimbo bita Ibyatsi zose ni indirimbo nayo yakoze amabara hano ku muhanda kanyuzaho harashya koko, ariko bigeraho birarangira. Oda Pasi umaze igihe gito asohoye indirimbo nshyashya ifite ubutumwa bwiza, igaragaramo n'umustari wakunzwe cyane uzwi nka Miss Josiane. Yagarutse ku rubyiniro yinjira mu ndirimbo yiswe Ibyatsi yakoze mu gihe cyo hambere, ndetse abwira abafana be ko yarabakumbuye cyane. Ibintu byagaragaye ko rwose ari ibintu byiza, nabo bakamwereka ko bari bamukumbuye. Iki gitaramo cyagaragayemo umwanya wo kwibuka abantu bagiye babura ubuzima mu gihe byatambutse, harimo uwitwa Jay Polly, harimo uwitwa DJ Mira, harimo ndetse n'abandi benshi batandukanye. Iyi nkuru isize injyana ya hip hop mu Rwanda mu mitima y'abantu benshi, koko bigaragaye ko ikunzwe, nubwo igitaramo kititabiriwe n'abantu benshi ku buryo abantu babyitegaga, ariko cyari kirimo abantu mu by'ukuri bigaragara ko bitabiriye. Ikintu cyatangaje abantu muri iki gitaramo, umusore bita Zirahana bagenzi bakuyemo ikabutura, basigarana udukabutura duto tw'imbere, izo bari bambaye bazijugunya mu bafana. Ni ibintu byabereye muri icyo gitaramo bitungura abatari bake cyane, bituma abantu benshi cyane basara, abona ko byari show, abantu bari bishimye cyane. Ni igitaramo cyagaragayemo abaraperi 12, ibintu byumvikana ko cyari gifite imbaraga cyane. Mutoni nawe yagaragaye ku rubyiniro yambaye ipantaro ifite ibara rya kake. Uyu mukobwa nawe ni umuraperi kazi winjiranye ku rubyiniro ndetse na Kivumbi-king wari ugaragara afite amasoso rwose n'imisatsi irimo umuco mwinshi. Kivumbi-king buriya afite umwihariko uteye ubwoba. Kivumbi-king yagaragaye neza cyane kandi ya performance neza cyane, bishimisha abari aho ngaho kuko hari abafana b'ingeri zose zigiye zitandukanye. Ubona ko nawe ari umusore uz'umuziki kandi umuziki we awukora neza kandi akawukorana ubuhanga. Mu nkuru zatambutse muri iki cyumweru zindi, harimo inkuru y'umuhanzikazi ugezweho ufite indirimbo rwose nziza zikundwa n'abafana batari bake kuva muri Kikas, umuhanzi bita Bwiza. Iyo nkuru wabizi? Bwiza hashize igihe kitarengeje iminsi myinshi cyane hari kuvuga inkuru kuri Bwiza waba barafashe video ye yambaye ubusa, reka mbivuge gutya kuko ni ibintu niko babivuze, niko mfite ko bivuga nabiciye ku ruhande. Akaba ari video rero yari yashuhije abantu bitewe nuko umusaza Chris-eazy
yari yavuze ko afite video ya Bwiza yambaye ubusa. Abantu benshi cyane batangira gukwirakwiza ibihuha bibaza ibyo ni ibiki byabereye hehe gutuma muri yazamutse muri industry ya music mu Rwanda yahita ajya mu bintu nk'ibyo ngibyo biri mu bintu byatabyica umuziki cyangwa se gatabiwangiza. Hakomeje kugenda habaho impaka rero bigera naho habayeho navango ama live hagati ya Chris-eazy ndetse na Bwiza. Bwiza agira aho yandikira Chris-eazy amubwira ngo nimba hari n'amafaranga akeneye kamuhereza nari bumuhereze, niba ari vidafite akora icyo ashaka. Nyuma yaho kera kabaye Chris-eazy nawe yandikira message abwira Bwiza ati ureke kongera gutesha umutwe cameraman wanjye umubaza ibya video ni ubyongera turabipfa. Nibiba bikomeza kubamo ibibazo birebire cyane, abona ko ari ibintu tutamenye ngo bimeze gute kugeza na n'ubu ngubu. Ntabwo turabasha kumenya amaherezo yabyo, nabasha kuba yamenyekana, tuzabasha kuba twageza ku bakunzi ba OG-TV-show. Kasuku yakomeje kwihagararaho avuga ko iriya video ayifite, ariko ngewe iyo nkize mu nyurabwenge yanjye mbona biri ari nk'imitwe bapanze kugira ngo bazamure wenda umuhanzi bongere bamugarukeho bavuge kugira ngo abe yavugwa mu itangazamakuru. Akaba ari ibintu rero byari bya abantu benshi cyane bari batinze n'undi basanga bya Bwiza ndetse na Chris-eazy ari ibintu bicanganye, ndetse abantu benshi cyane babona nta kindi kintu ushobora kuvuga. Kugeza aka kanya rero nta nkuru cyangwa se n'andi makuru aramenyekana kuko n'ibyo video yari hari, ariko nibasha kuba yahagera tuzashaka ko twegezaho abakunzi ba OG-TV-show kuko icyo tubereye hano no kubagezaho amakuru meza kandi amakuru ari update. Indi nkuru igezweho muri showbiz nyarwanda ni inkuru ya The Ben ndetse na Ngabo bari gukorera ibitaramo muri Canada mu mujyi wa Ottawa. Abahanzi barimo Mugisha Benjamin uzwi nka The Ben ndetse na Nelson Byusa Rwangabo uzwi nka Ngabo guturuka muri Kina Music bongeye guhurira ku rubyiniro mu gitaramo cya kabiri bakoreye muri Canada ku itariki 17 Nzeri 2022. Byari ibintu byiza cyane bidasanzwe ku bakunzi ba The Ben ndetse na Ngabo bataramiye mu mujyi wa Ottawa muri Canada. Iyi nkuru waba wabashije kuyibona Kelly? The Ben yabanje kugaragaza amashusho yaho iki gitaramo cyabereye. Ni sare yanganaga nk'uruhande rumwe rw'imyidagaduro y'igikuta cya Arena. Ariko uko byagiye bikomeza aho bakorera iki gitaramo hasanzwe haberamo ibitaramo bikomeye. The Ben na Ngabo rero baririmbye bacurangiwe na Ishimwe Clement Crack washinze Kina Music ndetse n'umuhanzi wundi bari kumwe bita Nathalie Munyamenda uri mu bitabiriye iki gitaramo. Yavuze ko rero byari byishimo kubona Ngabo na The Ben bataramiye muri Ottawa bacurangiwe n'inshuti yanjye Ishimwe Clement. Ni igitaramo kibaye nyuma yaho The Ben agaragaye yakoze ubukwe. Ntabwo yigeze atinda ngo ajye mu byaha n'umuntu. Ni umusore ukunda gukora cyane, umuntu ukunda umuziki ku rwego ruhambaye. Ibintu abantu benshi byabatunguye kubona The Ben akimara gukora ubukwe bugacya yigendeye rwose mu cyumweru gishize, gusa yigendeye rwose agahita ajya muri Canada mu kazi. Okay, The Ben yanavuze ko abanyarwanda n'abandi batuye umujyi wa Ottawa bitabiriye iki gitaramo ku bwishi kandi bagaragaje urukundo aba bahanzi bimutera kwishima ndetse bibatuma umuziki wabo ugenda neza hara muri Ottawa. Nubwo hari inkuru zishimishije muri iki cyumweru ubona ko showbiz nyarwanda iri gutera imbere, ariko hari inkuru y'akababaro ubwo twabuze umuhanzikazi Uramyimana Giselle, ndetse kuri ubu hateguye igitaramo cyo kwizihiza ubuzima bwa Giselle Precious uherutse kwitaba Imana. Iyi nkuru hari icyo wayivugaho? Giselle Precious yavutse tariki 8 Ukuboza 1995, yitaba Imana tariki 5 Nzeri 2022. Inshuti y'umuryango wa Giselle Precious yabwiye OG-TV-show YouTube channel ko umuramyi atararwaye. Yavuze ko yaguye mu bwogero arimo koga ahita ajyanwa kwa muganga mu bitaro bya Gisenyi ariho yaguye. Tariki 18 Ukuboza 2021 nibwo Nsabimana Giselle wari uzwi nka Giselle Precious yasezeranye imbere y'Imana n'umukunzi we Niyo Nkuru Innocent mu muhango wabereye muri ADPR Gatenga. Uyu muhanzikazi rero akaba yitabye Imana
Imana nyuma y'ibyumweru bitatu yari amaze yibarutse imfura ye, dore kandi ko yibarutse ku itariki 28 z'ukwa munani uyu mwaka w'2022. Gisele Pesos yamenyekanye mu ndirimbo zitandukanye zirimo Imbaraga, yamwinjije byeriye mu muziki, inzira zayo niwe nshimwa, uramagije na shukuru, mbega urukundo n'umusaraba yari aherutse gushyira hanze, ari nayo yakunzwe kurusha izindi zose. Yari umuhanga cyane rero mu miririmbire ye, ndetse yari no muri bake baririmba banicurangira gitari. Asize umurage mwiza mu bari bamuzi, urimo ubwitonzi no gukunda Imana bikomeye. Mu bijyanye n'umuziki rero we hari ibyo azahora yibukirwaho, birimo igitaramo gikomeye yakoreye ku Isibo-tv mu bihe bya Guma mu Rugo, aho yari kumwe na Gaby Kamanzi ndetse na Aline Gahongayire. Tugarutse muri gospel, umuhanzi Theo bose babireba yarasimbutse ajya i Mozambique, ajya gutaramira i Maputo. Yaravuze ati bari banyishe b'abapagani, bose babireba uherutse kwakirwa nk'umwami i Maputo yaririmbye, ndetse agaruka ku ndirimbo nyinshi yagiye akora, aho yagiye yakirwa mu buryo budasanzwe, amamoto menshi cyane rwose amuri imbere. Iyi nkuru waba wigeze uyibona? Iyi nkuru ya Theo bose babireba nayo nabashe kuba twayireba. Theo bose babireba ni umuntu wagaragaye, cyangwa se akimara kugera hano muri Maputo yagaragaye, cyangwa se uburyo bamutwayemo, bamwakiriye nk'umwami, bamwakiriye mu buryo butangaje kandi uburyo buri high byatari, kuko nago ari bose bakwakirwa gutya. Bose babireba rero bitewe n'uburyo bamwakiriyemo, byishimo byaramurenze. Ubona ko rwose ari umuntu wari utunguwe n'uburyo bamwakiriye, kugenda mu modokari inyuma afite batayi ya moto zirenga zingahe zose zigucinya umutekano kugira ngo ntagire n'ikibazo na kimwe ubasha kuba wagira. Ubona ko ari ibintu by'agaciro kandi ari ibintu byiza cyane. Kuwa 13 Nzeri 2022 nibwo Theo bose babireba yageze muri Mozambique mu giterane yatumiwemo na Prophet Eric Uwayezu. Iki giterane cyabaye tariki 16 z'ukwa 18 Nzeri 2022. Ubwo yageraga muri iki gihugu yakiriwe nk'umwami rwose, yari ashagawe na moto z'abamucungira umutekano barimo n'abapolisi bo mu mihanda ya Maputo. Yari yambaye ingofero yanditseho umwami cyangwa se king, yakirwa n'itsinda ry'abasore n'inkumi bambaye udu-t-shirt tw'umweru, bari bambaye imyenda yanditseho indirimbo ze. Aganira n'itangazamakuru, Theo yavuze ko yatangariye cyane uburyo yakiriwemo. Yavuze ko atari ubwa mbere yakirwa nk'umunyacyubahiro gusa, hari hashize imyaka myinshi. Uyu ni umugabo wakanyujijeho mu myaka yo hambere, abantu bose barabizi ko Theo yari agezweho ndetse arusha na hiti abahanzi bakora na secular music. Uyu ni umugabo rero nawe tugomba kubaha. Theo yagaragaye mu modokari nziza y'agaciro, imodokari ihenze cyane, imodokari navuga ngo iri mu bwoko bwa BMW, ni mu modokari zihenze cyane ku mugabane w'i Burayi. Akaba ari imodokari y'uburyo bwa decapu, imodokari nziza cyane. Theo rero akaba ari yagaragayemo arimo n'ibintu bari by'agaciro ku muziki ndetse ku bahanzi nyarwanda. Iyo habaye ibintu nka bino aba ari ibintu biri bushimisha abanyarwanda muri rusange. Yego. Mbashishikariza gukora subscribe kuri OG-TV-show YouTube channel niba utarakora subscribe, kugira ngo tujye tubasha kubana mu biganiro byacu byiza tubagezaho muri showbiz nyarwanda ndetse no hanze yayo. Nongera kubwira abanyarwanda bakurikiye OG-TV-show kano kanya, wowe utarakanda subscribe ndetse ukikeneye gukurikirana ibiganiro tugutegurira umunsi kundi, tuba gufitiye abatumirwa baturutse impande n'impande mu ntara zigiye zitandukanye. Tubazanira impano zigiye zitandukanye mugenda muzibona. Abana b'u Rwanda, dufite abana b'u Rwanda bafite impano, dufite talent zigiye zitandukanye, dufite abantu benshi cyane bahuye n'ibibazo bigiye bitandukanye. Wowe wifuza kugira ubutumwa waha abanyarwanda, cyangwa se ufite ikibazo, cyangwa se ufite impano ushaka kwereka abanyarwanda, icyo nakubwira weba hafi ya televiziyo ya OG-TV-show. Ubundi nimba ushaka twandikira muri comment, cyo dukomeza tuba neza ku miganiro tubategurira. Cyo cyane mwakoze kwa naye, amahoro y'Imana amane namwe.